usinzobe w'igitugu nigeze kumubonana bari kumwe oya tugiye kandi yari yambaye ikanzu niba ari ikanzu igera hano z'umutuku afite imisatsi mano yo gutya wabimenye n'uwo bari kumwe bari no kuvuga aho ushobora kuba barapanze gahunda yo kujyana muri ghetto abakobwa banje uranikorera mu mujyi wa Washington kugira ngo bikemuke neza ewana no kumukura kwisi uzamurasisha se uranagajya daje uzamasasu yarokotse urabita Gasabo yarokotse amasasi cyayo bita Gasabo giye gukoresha uburyo ki ndabona ari umuntu uri kumamagara nitaba ariko nta wasa ariko uramu yes Gasabo bamukumbe yamwinjiriye narindi kumwe nakajabagira ariko nyine ubwo ndaje leta magusanga nari imbaraga none kabisa kanze musezero umva se kandi urumva n'igiceri yaranzanye ubwo turasubira ubwo ndaza kuza kureba ntari gukomera amakuru nekera no kubona n'uwo mukobwa bari kumwita nk'urabuca kabisa kandi uwo mukobwa ngiye kwimukira muri karitsiye zabo kandi uwo mukobwa turaba dukura nanjye reka njye mu rugo niko dutuzi njye mu mujyi wa Washington ariko se kumbona byari kenshi ibyo bo wabizi byarutse dore nyine iyo ntifunze ku cyangwa ngiye mu kazi ntabwo ngomba kubiterekamo sanari okay sawa nawe n'icupa dore niro hano no karitsiye banzanyemo ngo cururizamo barenze kari ahantu harenze none nta n'igihumbi nabonye uyu munsi naraburijwe kabisa kubona ndaza kuza kuhimuka amashakoshi nazanye hose nta n'imwe ngifite neza uyu munsi kabisa ariko ntabwo uvuye mu rugo kwagitwaza shani niho bambara gutya yego aya nta kondisiyo zibaye bimeze neza ariko ndabona niko igishoro cyabaye igishoro ibintu bimeze neza kabisa ubu rero nyine izi karito urazizi se ariko ndabona zagutonze zakugoye byataye urazizi uzizi ibyo Nesi izi zashaje kiriya bezane kare bite aho se ni gute tugura umuntu inkweto nawe tambara inkweto ubukene se ubukene umuntu agira imyumvire yiwe shira ahubwo inkweto nangahe ese ushaka inkweto kandi uzifite ahubwo se wakanuka bora si keza kantu nako kawe ushaka nyine nta kibazo wanze ukareba amafaranga arahari nese ufite ikibazo aho yajyana ibyo ni iby'abagabo cyajyana ujyana ako se ubundi bubite uri gucuruza cyangwa ariko ubundi wanyweye ibiki
wowe hanyuma nanyweye na tonore na mugore na zone ndakora kano akangaka utoye birajyanye n'ino mwenda nangaye rero nangaye uzashaka ibihumbi izi ngizi ibihumbi birindwi ibihumbi biki sema ni birindwi urana ubwo usora ukora ku nzira muramba mwese ndaguha bitatu basi mu mbere oya abo sizera mukwiye nk'amafaranga nta kibazo akangaka nangaye akangaka gashaka ngo bitatu munishyura amafaranga tuzadora tukugurisha kandi murakoze neza bapatoro wowe umva wowe rwose gusa umubebe ufite umubebe mwiza ese wari ndamubwira wowe nzajya mwubira umukiriya ibuse nitugaruka ndagusanga hano kuko ngiye sita ari kwihuta ndashaka kuza kugura kano gakweto ako gakweto ni keza wanakajyana muri siporo ko ngafumpaye bitanu nayafata bitanu Muteza ariko nyira aragahenda bitanu ntabwo nyahenda nanjye ubwayo nshaka ntugereke ibintu byinshi nshaka uraza kubukira haze cyangwa leta komo n'ibyuma niba ari amacupa n'ibyuma se hano bakita kabucura buhoro nawe urakazi sister nawe rwose ntabwo nahinze ko biriya bintu bizi umuntu w'umusirimu nkawe iyo wumva vizo venti uyu mudada ntabwo yayoberwa ibyo bintu bizi yose ni ukumenya amacupa uyu mudada ntari birye akira ubwo rero se turangizanyije turarangiye ubwo rero gahunda ni gahunda ese kuri gutitira n'abatinye muri abantu beza cyane nabonye mutinyitse muri gitinyiro ahira ariko ndakugura n'akantu mukaye ariko meze neza meze neza nta kibazo ariko ndabona ntabwo nkoze muri karitsiye ubundi wakorera gahe yewe naragiye ahantu hitwa muri fakinesi fakinisi niye ntabwo twigendere ibyo twishyuye se urakoze sawa 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 narisha ndazi afite inyasha ariko afite inyasha uwo mwana ni mwiza cyane nta bakiriya b'ino aha ngaha nta kigenda tu nababonye ariko mbabonye nabo bangora bajyanye nyine ibihumbi bibiri nibyo mbashije kubona ariko nabo bangoye cyane kabisa nta bintu birenze nabonye ariko gusa ndayabonye yo kurya umushatsi nanataha isaha saa sita zageze sigaranye imari ejo nari gusubira mu biro ariko ntabwo ngisubiyeyo ndabyaye ngaho nyine amafaranga yabonetse ibikapu biracyahari intwari zose zirahari ikiranguzo cyane ibintu byose nyine nta kibazo. ngomba kubikuramo agacumi dore n'ibisuko byanjye byaranashaje ngenda nongere nisukishe inzara zanjye isuba ari hehe ari kunindira ni ukuri isuba ari hehe koko uri hehe ko nahageze uri hehe ko nahageze shu nahageze nagutegereje ndakubura maze uri hehe ngaho banguka
cyangwa nyine wenda nkakaba ko nyange bizabibaye. Okay, nta kibazo ubwo nyine n'ujya kuza uzamubwira nawe mba ndi tayari ariko nawe nanagukumbuye maze cyane nanjye siwe ntabwo warumva sinari ngukumbuye nawe ntabwo uri kubinyereka sinzi ukuntu uri kureba ntizagira ndebe guteze erega mani niko uzi kuri kuramo umuntu wagira ntabwo wari ukumbuye umuntu wapi mani ntabwo ngiye gutekereza ndagiye njya kugira ngo njye gukoresha zino nzara kumva nkoresha n'imisatsi ubundi ku cyumweru tuzahure umeze neza nawe umeze neza sibyo ntaribi nyine nanjye reka kagira hano ruguru atuntu ngiyemo tu n'udukize si wari ikintu ni ibintu bijyanye n'akazi ikibazo nyine kugira akazi keza niba ari kukigira sha ubu si icumi ryanjye ntirigiye nta kundi nyine ariko nanjye ubwo ku cyumweru tuzavugana tuzabonana. ugeze hehe siko nagutegereje ngakubura imvo wageze muri plasma bank muze ikarita yenda gupfa maze ndashaka ugezeho mani uyu munsi rero ndi kubona ari akazi karenze washyushye meze gute se ndabona witeguye wipanga ariko ko mbona ibintu ari danjira ngo sheri iyi minsi rero uziko nayo mbikumbuye ariko se uko wazanye dukeya shaka utundi dukeya abantu ariko uzi ko mvuye mu kazi ndiye ma iyo nariye ntabwo ubizi n'akarikeri maze nakanyweye yego nasiko namenye n'akanya oya humura nawe ndaje umugurire ariko urakeye yego barakoze cyane nahise biragenda ariko se ntabwo ushyushye ntarebe sha rero ubu ngubu gahunda ihari urumva gahunda ihari ni akazi kabisa none se